iki ku bijyanye n'iterambere naho avuka bari kumubona bate? Ni ukuvuga ngo njyewe ku bijyanye n'iterambere rwose ubu ngubu ndashaka gukora gahunda afite, nshaka gukora igaraje rikomeye ku buryo wenda habonetse nk'abanyeshuri benshi nabwira uyu wo muri IBTC nkashaka ibyangombwa nanjye akajya bohereza bakaza gukora stage iwanjye. Ikintu nashishikariza nk'abantu ahubwo cyane cyane nk'urubyiruko, usanga urubyiruko rwinshi rufite nka smartphone ugasanga yibereye kuri YouTube cyangwa kuri TikTok cyangwa akigurira internet yo kwirebera ibindi bintu bidafite umumaro, kandi yagakwiye gutanga amafaranga akiga isomo, akiga umwuga uzamugirira akamaro mu gihe kizaza. Nicyo nabashishikariza nuko babikurikira, yaba yarize cyangwa atarize. Upfa kuba uvuga ikinyarwanda ucyumva kandi ufite amaso areba n'amatwi yumva. Nakuvuga ngo wize amashuri angahe ngo bimeze gute, ari amafaranga ntago ari menshi ku buryo yakubuza kwiga isomo ngiryo aho kugira ngo ufate amafaranga nk'ibihumbi 100 ugende uyagura amasitire n'inkweto nziza ujye ugenda nta n'ikintu uzi. Biriya nta kintu byaba bimaze. Ikiza nuko wakwiga umwuga kandi ukazaguteza imbere. Yego, ubwo warangiza ugatangira ukajya wiga igihe ushakiye. Reka tugaruke kuri Cleophas. Ayo mafaranga urayashatse, urayabonye bati noneho inzira yanjye nanjye igomba kuntunga, inzira yanjye igomba kwinjiza umwuga ni iyi ngiyi, reka ngane iri shuri online mbashe kwiga gukora ibya moto. Ayo mafaranga kuyashyira kuri konti niho twari tugeze. Wabashije kubyakira cyangwa bagatuye umuntu yaba ari umutekano byarangoye kuko urumva bye n'amashuri menshi nigeze niga. Wizangaye nize amashuri 3 abanza. Ibyo gufungura emeri ntago nari mbizi, narebye umuntu bisobanukiye ndamubwira ati ndashaka gukora iki kintu, ndashaka kwiga online, ndashaka gufungurira emeri. Aramfungurira anyereka password, amaze kubona password rero nibwo nishyuye. Ubwo nari nabanje kwishyura, ariko maze kwishyura habayemo akabazo ndahamagara mubwire ati nishyuye amafaranga se wayabonye wapi, nomero ndayibura. Ndavuga nti taragiye pe tarahiye neza ngira ubwoba. Ariko hashize nk'umwanya arongera arampamagara arambwira ati se bimeze bite, byakunze? Ndamubwira ati byakunze nishyuye. Ndamubwira ati rero ubwo ndashaka kureba nyine ko bikunda nkatangira kwiga. Ndafungurira ndatangira niga. Warize mu gihe cy'ukwezi utangira kubimenya? Ibyumweru 2 hubu byari byo. Ariko Esther tugana no kumusoza, abakobwa bitinyuka bati kugira ngo inzira yabo iharurwe kuko ikintu cya mbere nabwira abakobwa, aya masomo atangwa online kandi akenshi usanga abantu benshi twaragiye twactiva ukwezi. Ugafata rero uwo mwanya wose wo kwirirwa uscrollinga utuntu kuri za Snap n'ibindi na heza TikTok, ahubwo wafata abari amasaha 2 yonyine yo ku mugoroba wenda ufite umwanya. Ayo masaha 2 ntabwo kubuza gukora n'ibyo usanzwe ukora, ko urayafata ukiga neza umwuga wawe, kuko ni umwuga n'ubundi wagufasha ahantu hariho hose wajya subangura ukorera aho ngaho honyine gusa. Uri n'ahandi ari hose wakideplasa abashe kuvuga ngo uru rubuga nanjye narujoininga cyangwa narwinjiramo nkabasha kubyiga. Anyura mu zinzira, hari inzira ebyiri. Hari twakoze direct yitwa www.ibtc e-learning. ubwo abazi kwandika icyongereza niba na spellinga e-learning.com. Iyo uciye kuri platform witugwa neza mu masomo yacu. Nubwo mvuga ibya moto harimo nandi masomo ariko ntabwo nshaka kuvugaho kuko siyo naje kuvuga ko ubu kinshishigaje ni ukwigisha abanyarwanda batazi gusoma, batazi amahirwe yo kwiga. Abanyarwanda bari inclusive bose n'abafite ubumuga ariko butarimo ikibazo cyo kutareba no kutumva, nabo bashaka kubyiga kugira ngo babyige. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri ni uguca kuri website ya IBTC, ni www.ibtc film school .ac/rwa. Iyo uyigiyeho hari akantu kakwitambika kitwa landing page. Ubwo bari kuri televiziyo bari kubibona. Landing page.
aho kantu kitwa landing page gahita kaza kitambika ari ya platform mvuze mu kanya ya online. Iyo ugakiritseho uraza ugatamo amasomo menshi twigisha Photoshop, Illustrator, InDesign, Camera, Illustrator, ibintu byose nyine bijyanye na ibyandi twigishaga mbere. N'ubu turacyabyigisha. Ariko ngewe ndimo ndabwira abadukurikiye ko nshaka ko wenda ibyo tuvuga aka kanya bibi bya moto ugera ahantu hari thumbnail y'ibintu bya moto harimo umuntu wunamye arimo gukora moto. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagera ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. N'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemeza mirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Reka tubahe ikaze mu kiganiro Inzira yanjye, ni agace ko mu kiganiro Password. Uyu munsi rero twasuye igaraje n'ubundi riri mu karere ka Kicukiro, ariko tugiye kuganira si iri garaje gusa kuko bakorera hirya no hino, ariko nifuje ko tuzaganira n'umuyobozi wa IBTC. Ubu bari gukora mu bijyanye na online mu kwigisha gukora moto. Niyo tugiye kuganira. Reka mbaye ikaze, reka tuganire na Jean Claude. Uratangira wibwira dufite. Murakoze, nitwa Uwizeyimana Jean Claude. Nkaba ubusanzwe mu byo nkora nzwi ku ishuri ryitwa IBTC Film and Design School. Ryatangiye muri 2012 ariko mu buryo bw'uko ryitwa Innovation Business Technology College. Urumva byazikoze tugomba guha dushaka udushya. Rero twaje mu kugenda dukururwa nuko twamamaza, ariko bikarangira abantu bafite ikibazo cy'uvuga ngo ndi Gisenyi, nabyumvishije ibyo mukora, nzaza kwiga. Wamama aho ati byarangoye kwera ko ni kure. Twashatse uburyo bwo kugira ngo amasomo yacu yose turashyira online. Ariko muri amasomo yacu yose hari igitezo naje kugira cyo kugira ngo mbe nakwigisha moto ikanikwa mu gihe cy'ukwezi kumwe, kubera ko ninatekerezaga yuko uramutse ufite moto ukayigisha mu buryo buri academique, mu buryo bwiza bupanze, bwamara nk'ukwezi kumwe moto ntabwo ikomera waba ubimenye. Aho ngaho n'ubundi ni mu nzira yanjye, reka turebe igitekerezo cyaje. Igitekerezo ukuntu cyaje, nize kugura moto muri Cyamunara, ariko tuyigura bayicira 50, turapandana nyigura 300, ariko yafite ibibazo byinshi kubera ko icyo bita pisto yayo n'ipombo yayo yari yaramenaguritse igihe bayifataga. None igira tuvungukira turamanuka tujya muri moteri. None uko umukanisha aje gukanika nkamuha amafaranga nkurikije ubumenyi bwe uko mubaha, ari tutavuganye ariko menshi 5 4 biga kenshi. Ageze asangungiriye mubi, avuga ati iyo niba ko no moto ntabwo amavuta azamuka ngo ajye muri kirasi, kandi igihe cyose bara moto yatse amavuta agomba gutazenguruka moteri yose akajya muri kirasi hejuru. None igihe kimwe aravuga ati naza kwa amafaranga, ntabwo nabandi umukanishi mwiza kandi ndabishoboye. Ahita batereka ndevize moteri, arayireviza, arayishwanyaguza yose, maze kwishwanyaguza ahita abona bwa bufungukira hasi muri boîte de vitesse, kuko niyo iba hasi. Arangije nabunyerekana nabuma ndabujugunya nyine bwa aluminium, avuga ati ubuntu ntibwatuma amavuta azamuka, kuko hano amavuta azamukira muri moto nta n'ututoke ku mpande. Birangira mu 3 yararangije kuyiteranya no gusuka amavuta mashyashya no kuyikora no gutatugenda. Kambwira ariko ibintu nawe yakwebwe igihe kirenze umwaka ukwezi kumwe n'ibintu ukoze 3, kandi ari uko gusa ari uko wahise uvuga uti reka mbiranyirize rimwe.
ibi bintu nshatse kubyigisha byarenze iminota byarenze ukwezi kumwe ati ntabwo byakurenze nizo byasaba umuntu wize ati reka rero si ibintu nanjye nize nkabimenye ntarigize niga kuko nabikuremo gusa n'ibitezo cyaje no ku gitekerezo cyaje ubundi tumenyereye amasomo atangirwa online abantu bakiga biga mu mahanga ariko bari mu Rwanda ko imirimo itandukanye noneho uzanye ibintu bya technology bisaba pratique gukora kubishyira online byari ibintu biza kumvikana ku bakiriya bawe cyangwa ku banyeshuri bawe nari mbizi ko bizatinda kumvikana ariko na rya shuri ryitwa IBTC rya jambo ryitwa filmmaking kubera kwamamaza cyane ku 2012 ushobora kuba ari nge waritumye risounding amatwi y'abanyarwanda rya jambo ryitwa graphic design ushobora kuba ari nge watumye risounding amatwi y'abanyarwanda bivuze ngo hari ibintu ushobora kwihigiye uko umushinga uzaramba ukihigiye cyo kuvuga ngo nzarwana intambara yo kubyumvikanisha nari mbizi ko bazatinda kubyumva ariko hano dufite abanyeshuri bamaze gutangira kugira ko twarabyamaje bigira kure mu bihugu byo barimo no mu ntara barimo rero urumva biragoranye ariko bazabyumva kuko biri mu Kinyarwanda moto zirahari zo twaguze zindi nyuma zo kwigishirizaho ntitwize tunazishyiramo plaque kwa kundi umuntu agura muri cyamunara akayishyiraho plaque zo kwigiraho ikindi nuko biroroshye ubundi ikintu kigorega abantu bose biga ni indimi z'amahanga buriya iyo ushaka kuvuga ibintu bijyanye n'imvamutima n'ibyiyumvo biryoha cyane iyo umuntu abivuga mu rurimi rw'ababyeyi b'abamama bavuga mu gifaransa ngo les expressions et les sentiments sont exprimés à langue maternelle ntabwo iyo ufite feeling cyangwa se ufite emotion ni byiza kubivuga mu rurimi rw'ababyeyi impamvu nuko iyo ndimo kuvuga nkavuga nkoresheje icyongereza cyangwa igifaransa cyangwa igiswe ntarabukivukiyemo n'ubundi ntago nagaragaza ibyiyumvo byanjye uko bishaka rero assurance irimo ituma ibyo bintu babyumva meme si babyigira nubwo babyigira online kandi bikaba ari ubundi byabo ko ari pratique n'ubundi barabyumva neza kuko ni Ikinyarwanda gusa cyo ni kimwe icya kabiri nta pratique ibaho itagira teori barabyumva neza kuko iyo turimo kwigisha tuvuga ngo flask iba muri aho bandaferi zijya n'ubundi amashusho abagaragara neza uko umugozi umanura uko bandaferi ikora n'uko ipfa n'uko yashyiramo n'uko byose tuba twabyerekanye rero umunyeshuri wizi wacu wigiye online aho ngaho ari yagiye mu igaraje abasigara bazi ibibazo bimeze nko kwigiza nkana ababizi yego ababizi wigeze kwikomozaho ngo turi kumwe n'abanyeshuri baza kugenda babigaragaza ntabwo turi bwiharira ijambo kubera ko twakiriye na Cleophas imeze neza meze neza ibishuri uratangiye online urabagurika nige yego naratangiye bwa mbere nabyumvise kuri radio maze kubyumva kuri radio mfata numero maze gufata numero ndahamagara ndababaza barambwira ati kwiga bisaba ibi ubwo wahamagaraga uri hehe nari ndi Huye mu karere ka Huye mu karere ka Huye ubwo ngubwo nabanje kumubwira na telefone mfite ariko ibyo bintu nabikunze ndashaka kwiga nakoresheje igihe kinini nanjye ntago njya nkunda ibintu bintwara igihe kinini hashize nk'icyumweru telefone narayibonye ndangije ndamuhamagara n'amafaranga nayabonye yo kwishyura ndangije nomero ya konti nishyuriraho ndangije ndishyura ahita afungurira amasomo naguze interinete y'ukwezi ntangira kwiga ukiraho reka nongere ngaruke ku muyobozi tubanze twumve ari cyo ari kuvuga ngo telefone ngo mashine ubundi kugira ngo amasomo umuntu yige byanga bikunda niba ari kure ari ibyo akenera udafite mashine cyangwa telefone wayiga ntabwo bishoboka ntabwo wayiga ariko muri iyo concept yo kuba utabyiga udafite izo telefone dufite indi concept twakoze niwe yo kubona ko bishoboka nabizi ko icyo gihe ari ibintu byadutse bya televiziyo za smart TV smart TV iyo ufite router ugashyira internet irakora igakora nka telefone n'ubundi Android urumva turimo turateganya yuko abazabishaka nk'amakoperative y'abanyonzi amakoperative y'abamotari amakoperative y'ababyeyi bafite imiceri bejeje bashaka ko abana babo 10 biga turateganya yuko tuzabashakira smart TV
na router na amplification ya offer bakaba babikurikirana bakabikurikirana kuko n'ubundi ni kimwe. yego umuntu kugira ngo uri kudukurikira muri aka kanya abashe kuvuga ngo uru rubuga nanjye narujoyininga cyangwa narwinjiramo nkabasha kubyiga anyura mu zihe nzira? Hari inzira ebyiri. Hari twakoze direct yitwa www.ibtc.e-learning. ubwo abazi kwandika icyongereza niba na spellinga e-learning.com. iyo uciye kuri platform witugwa neza mu masomo yacu. Nubwo mvuga ibya moto harimo n'andi masomo ariko ntabwo nshaka kuvugaho kuko siyo naje kuvuga ko ubu kinshishigaje ni ukwigisha abanyarwanda batazi gusoma, batazi amahirwe yo kwiga. Abanyarwanda bari inclusive bose n'abafite ubumuga ariko butarimo ikibazo cyo kutareba no kutumva nabo bashobora kubyiga kugira ngo babyige. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri ni uguca kuri website ya IBTC, ni www.ibtc film school .ac/rwa. iyo uyigiyeho hari akantu kakwitambika kitwa landing page. ubwo bari kuri televiziyo bari kuyibona landing page. aho kantu kitwa landing page gahita kaza kitambika ari ya platform mvuze mu kanya ya online. iyo ugakritseho uraza ugatama amasomo menshi twigisha Photoshop, Illustrator, design, camera, Illustrator, ibintu byose nyine bijyanye na ibyandi twigishaga mbere n'ubu turacyabyigisha. ariko ngewe ndimo ndabwira abadukurikiye ko nshaka ko wenda ibyo tuvuga aka kanya bibi bya moto ugera ahantu hari thumbnail y'ibintu bya moto harimo umuntu wunamye arimo gukora moto ukayikirikaho. Namaze kuyikirikaho hariho video ya demonstration irimo highlight yerekana yoze moto icyo bikumarira n'ibintu byose byatuma uyiga. iyo bikunze kuko si ngombwa ko ni winjiye muri tunishyura ujya ahantu handitse ngo create account uhitamo kugura. iyo usemo kugura uhita umanuka hasi. aho hasi umanutse ugahita usanga hari ahantu ugomba gukrea account. iyo account uremye niyo duhita tubonamo amazina yawe, igihugu cyawe, imyaka yawe, email yawe, kugeza n'ahantu tubona twashyiremo abantu aho wabyumvishije. hanadufasha kugira ngo n'abantu bashaka kuza gukorana natwe bafite platform nini z'ama YouTube channels, bafite impamvu zatuma babona abakiriya benshi, baraza bakaba partenaire. iyo umuntu yinjiye babona n'amafaranga. rero naho ntabwo iyo step irenga yo aho wabyumvishije. iyo ramaze kwinjira aho ngaho hari ahantu vivura ngo amategeko n'amabwiriza birakurikizwa, warangiza ugahita ufungura. iyo ufunguye twebwe nk'abadministrateur ba software ba platform duhita tubona amadresse yawe yose, none ugera ahantu ugomba kwishyura. abantu bageze ukishyura urishyura koko. iyo wishyuye twe duhita tukubona ko wishyuye kandi tuba tunabona n'imyirondoro yawe. twangiza tugahita tukwinjiza. ubwo aho uri mu gihugu cyurimo ndetse n'intara urimo n'akarere urimo n'umurenge urimo uba wemerewe gufata telefone yawe cyangwa laptop yawe ifata internet kuri buri saha ushakiye, haba ari saa 9 z'ijoro, haba ari saa 10 z'ijoro, haba ari saa 10 za nimugoroba. ugatangira ugakoresha ya username wafashe na password twaguhaye na kuba barayiremeye. ubwo warangiza ugatangira ukajya wiga igihe ushakiye. reka tugaruke kuri Cleophas. ayo mafaranga urayashatse urayabonye bati noneho inzira yanjye nanjye igomba kuntunga, inzira yanjye igomba kwinjiza umwuga ni iyi ngiyi, reka ngane iri shuri online mbashe kwiga gukora ibya moto. ayo mafaranga kuyashyira kuri konti niho twari tugeze. wabashije kubyakira cyangwa batuye umuntu yaba ari umutekamutwe? byarangoye kuko urumva bye n'amashuri menshi nigeze niga. wizangaye nize amashuri 3 abanza. ibyo gufungura email ntago nari mbizi. narebye umuntu bisobanukiwe ndamubwira ati ndashaka gukora iki kintu, ndashaka kwiga online, ndashaka gufungurira email. aramfungurira anyereka password. amaze kubona password rero nibwo nishyuye. ubwo nari nabanje kwishyura. ariko maze kwishyura habayemo akabazo ndahamagara mubwire ati nishyuye amafaranga se wayabonye wapi, nomero ndayibura. avuga ni tarahiye neza ngira ubwoba. ariko hashize nk'umwanya arongera arampamagara arambwira ati se bimeze bite, byakunze? ndamubwira ati byakunze nishyuye. ndamubwira ati rero
ubwo ndashaka kureba nyine ko bikunda nkatangira kwiga ndafungurira ndatangira niga. warize mu gihe cy'ukwezi utangira kubimenya? Ibyumweru 2 hubwo byari ibyumweru 2. Yego, ni ukuvuga ngo ibyumweru 2 nize icyumweru cya mbere niga icya kabiri. Ni ukuvuga ngo isomo ukuntu ryari rimeze ryari rifite uduce 13 two bita shapitire. Ni ukuvuga ngo ohera ku ipine y'imbere, ipine y'inyuma. Ni icyongereza cyaraje shapitire. Yewe nikandika isomo ryari rimeze byanditse mu Kinyarwanda. noneho kurikira isomo rya mbere ryarangiza ugakurikizaho irya kabiri, ryarangiza ugakurikizaho irya gatatu neza. Bwo uvuye ku ipine y'imbere ujya ku ipine y'inyuma, bakakwereka noneho bakakwereka ibice bigize moteri, buri ga PS kose ugenda ukamenya buri ga PS kose, bakavuga buri ga PS kose. Noneho warangiza amasomo yose uko ari 13 ukarebamo ibice utari kumva cyane, ukaba ari bigenda usubiramo cyane cyane igice cya moteri. Igice cya moteri nicyo kiba kirimo PS nyinshi, nicyo bibandaho. Naho ikipine haba harimo flaska, tamburu, n'ibyo ngibyo biba birimo. Tujya kugutumira kugira ngo tuganire, abantu bihuye barambwiye ngo urakirigita ku ifaranga. Yego rwose nta kibazo, ubu ngubu naratangiye. Amafaranga urayabona, moto barayizana ukayikora, umuntu akayijyana yaka nta kibazo? Nta kibazo rwose. Reka tugaruke ku muyobozi. Hari ibyo n'ubundi Cleophas aratanga ubuhamya ati nta kibazo amafaranga atangiye kuyabona, kandi niyo mpamvu twanamuzanye kubera ko abantu bavuze ati hari uwigiye online ariko hano Huye aho bakunze kwitwa mu Rwabayanga ari kubona amafaranga. Ibi bintu uyu muntu aratangiye ukwezi kumwe, none ari kureba video ariko adashobora kubaza, ni ugusubiza inyuma ariko ntiyayibaza, bitandukanye n'ishuri. Ntabwo byabateye impungenge nk'abayobozi mu bigisha ko ati umunyeshuri azasobanukirwaho? Oya, twabiteguye byose. Ubundi baravuga ngo ushobora gufata imbeba utazi ikikunda. Ubwo niteye ikoreshwa mu buryo bwo gutekereza umukiriya ikintu cyose azakenera. Dukora ririya shuri twatumiye abanyeshuri abantu 8 bari batazi ikintu na kimwe. Turabatumira mu mugambi ukomeye wo kugira ngo bajye babaza ibibazo umunyeshuri yagombye ko yibaza. Niyo nashize kubaza muri buri video harimo ibibazo n'ubundi byose bihagije. Kandi namwe mutwe twabwiye ko iyo video izakoreshwa mu buryo bwo kwigishirizwaho, n'ubundi byaje kurangira nawe agomba gusubiza buri kibazo cyose. Rero nta kibazo na kimwe ashobora kuba atasubizwa. Ikindi harimo agapati ka ask, iyo ubajije duhita tugusubiza kubera ko online. Ikindi hariho na group ya WhatsApp, iyo wiga dugushyira muri group ya WhatsApp. N'uburi kibazo cyose urakibaza, kandi tuba twaguhuje n'abarimu, niyo ushatse ushobora no kubaza umwarimu direct. Yego, icyo kirumvikana. Noneho nk'umunyeshuri ni gute tumenyere ko ubona politike y'igihugu harimo ko umunyeshuri yiga ariko akanafashwa kwimenyereza umwuga? Mubafasha iki, mubunganira gute? Noneho wa wundi ubushobozi buke nawe tumutekerezeho, ikigo mubunganira gute? Uko tubigenza, iyo umuntu arangije kwiga amasomo yacu necessairement comparaison bw'itegeko aba agomba kujya muri stage. Ntabwo niko amasomo yacu apanze. Twebwe icyo dukora nk'umuntu wiga online aba afite byanze bikunze WhatsApp, tumworeza impapuro zirimo parite ebyiri, igice kirimo ethique n'igice kirimo technique. Ethique no kugira ngo atazagerayo akatwandikira izina ribi mu gukererwa, mu gusiba, mu gukoresha ibintu by'abandi mu nyungu ze bwite, mu kwiba, mu kuderanja, mu kudatanga ibitekerezo, mu kuriba ku matelefone. Ibi byose bibi by'amayetike. Tugashyiraho igice cya technique kirimo logbook iba yuzuyeho bya bice n'undi aba yaragombye kwiga n'ibyo azana verifiya avivra mu gihe cyanoza cya stage. Ubwo rero yarangije kwiga ibyo bintu, mba ngomba kumwohereza izo mpapuro akajya ahantu kuri siberi akazimprima. Yamara kuzimprima akazijyana ahantu mu karere k'iwabo yabonye bakora moto ariko mu buryo bwiza bwinjira kugera kuri moteri. Inshuro nyinshi tugerageza gusinyana ama MOU naho hantu ko ntituba tunahazi. Ratubwira twamara ko atubwira baba bamuciye n'amafaranga, ariko tukihutira no guhita dushakisha uburyo tuzagiyeyo tugasinyana amasezerano. Ntibari bari na stage, ariko mu rwego rwo kugira ngo twizere ko mu karere ka Rutsiro
hari garaje babonyeyo tutari tunazi basa n'abatuvumburiye iyo bamumwe stage duhita tunihutira kujya gusinya amasezerano kugira ngo bajye baduhera abanyeshuri stage mu gace ka Rutsiro. Ubwo rero n'ubundi stage yacu igomba kubona ukwezi kumwe kandi arabikubwira uriya munyeshuri n'ubundi umuntu wizi wacu abazibazo bise nko kubaza ibyazi kuko ababizi cyane pe. Rero ukwezi kumwe n'ubundi umunyeshuri mubwira ati se wagumyeyo kugira ngo hagume unabona akazi se ndaguma gute ko mbizi nkaba n'ubundi bifite abakiriya babo ndagumayo gute. Ubwo birangira abanyeshuri banjye benshi bamaze kwiga online bakunda kuhita bavayo nyuma y'ukwezi bagahita bajya kwikorera n'ubundi urumva ko ya nzira y'umuntu wiharuye akaba inzira yiwe yamugije ku iterambere. Reka turebe uwifuza udukurikiye akavuga ati nanjye amasomo nayiga ashobora kunganira ibyo nize, ashobora kuba ntarabonye n'amahirwe yo kwiga ariko uyu munsi ntabwo nkiri wa muntu wo kuba natega amaboko ahubwo nakora. Babagana gute, bababona gute? Ubundi tugaruke kuri Creo Face gatonya dusoza. Kutugana ni uguca kuri ziriya platform zacu kuko kuba ngo uratugana ntabwo uzatubona uburyo buri fizike kuko ni online. Ni uguca kuri ziriya website ziriya platform www.ibtcfilmschool.ac nyine ubwo .rw niho uca. Aha kabiri ucaho direct ni uguca kuri www.ibtc-e-learning.com. Turashaka no gukora nuza application bakayibaca muri Play Store bakayishyiramo bakabikora. So nta bindi naho ngabaca bakatubona bagira ibibazo bakatubaza kuko telefone zaziriho noneho tukabasobanurira babishaka bagaca muri ubwo buryo bufungura account bakinjira bakiga. Bashobora kwiga moto niyo ndimo kwashishikariza ariko abasanga bakunda ibitsi masomo yigisha bashobora no kwiga n'ibindi. Yego kubera ko moto iri kugabura yaba mu buryo bwo kuyikora yaba mu buryo bwo kuyikoresha mu muhanda iri kugabura. N'inyuma yanjye wabonye ko harimo abakanishi bari kugenda bazikora. Creo Face dusoza uyu munsi Creo Face ni muntu ki ku bijyanye n'iterambere naho avuka bari kumubona bate? Ni ukuvuga ngo njyewe ku bijyanye n'iterambere rwose ubu ngubu ndashaka gukora gahunda afite, nshaka gukora igaraje rikomeye ku buryo wenda habonetse nk'abanyeshuri benshi nabwira uyu wo muri IBTC nkashaka ibyangombwa nanjye akajya bohereza bakaza gukora stage iwanjye. Ikintu nashishikariza nk'abantu ahubwo cyane cyane nk'urubyiruko, usanga urubyiruko rwinshi rufite nka smartphone ugasanga yibereye kuri YouTube cyangwa kuri TikTok cyangwa akigurira internet yo kwirebera ibindi bintu bidafite umumaro kandi yagakwiye gutanga amafaranga akiga isomo akiga umwuga uzamugirira akamaro mu gihe kizaza. Nicyo nabashishikariza nuko babikurikira yaba yarize cyangwa atarize. Upfa kuba uvuga ikinyarwanda ucyumva kandi ufite amaso areba n'amatwi yumva. Nakuvuga ngo wize amashuri angahe ngo bimeze gute ari amafaranga ntago ari menshi ku buryo yakubuza kwiga isomo nk'iryo ngiryo, aho kugira ngo ufate amafaranga nk'ibihumbi 100 ugende uyagura amasitire n'inkweto nziza ujye ugenda nta n'ikintu uzi, biriya nta kintu byaba bimaze. Ikiza nuko wakwiga umwuga kandi ukazaguteza imbere. Yego ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaye murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788545302 bitise ukajya ku rubuga wa@ibtcfilmschool.com. mu kiganiro cya mbere nari nabibabwiye ko twasuye n'ubundi igaraje rikora moto ariko bafashijwemo n'amasomo bagiye bigira online muri IBTC aho biga online bakora moto mu gihe cy'ukwezi kumwe bakaba bamaze kumenya. Rero natinzi nageze kuri tere ndi kumwe na Creo Face family. Ni sawa. Akazo kamereye nabi. Uri gukora iyi moto wazumbwira umukiriya ari kukubwira ngo iminota irarangiye.
yego ibi bintu wari wadusobanuriye ko muri IBTC ariho wabyize koko yego umaze kugera kuki uri gukora gute ni ukuvuga ngo ndi gukora neza nta kibazo. amafaranga araboneka yego ariko uri kumwe ngo wabuze ngo uyu mugabo yakwigishije niwe wamufashije kwimenyereza umwuga rero nawe aratwibwira twibwira nitwa Omari Fitigaje Tashkiri Motoka Limited ikorera mu Kicukiro ikora Kicukiro muri Agatenga. Yego abanyeshuri niwe wabahaye stage imenyereza mwuga ariko wabonye bakora bake baturutse muri IBTC biga online. Ni ukuvuga ngo IBTC mu by'ukuri iratworohereza cyane kubera ko iyo umunyeshuri yabanje kunyura muri IBTC biratworohera. Urugero nk'ubu hari piyesi yitwa kariburateri. Iyo kariburateri iyo umunyeshuri aje mu garaje kugira ngo amenye ngo akamaro kayo nakayikora gute biramuvuna kubyumva, ariko iyo abanje akiga teori bamwigisha kariburateri n'iki ikora gute, noneho iyo aje mu garaje aza abizi, noneho ari kugira gute kurushaho kureba ya kariburateri uko ikora ntanabireba. ubwo rero natwe nyine nk'abantu bigisha biratworohera cyane, ntabwo tuvunika mu mutwe. Arabashaka kumva kwiga gukanisha moto online, uwo muntu ntabwo azabimenya. Uwo muntu urumva nasanzemo n'abandi batandukanye babyize babikora, hari n'abigiye online, harimo na Cleophas ndetse na Esther tuzavuganira. Ubona itandukaniro ryabo, hari ikigo gikomeye kirimo. Ni ukuvuga ngo nk'uko nakomeje mbikubwira, ibyiza ni ukubanza kwiga online, kubera ko iyo ahereye mu garaje twebwe turavunika cyane kandi nawe bikamuvuna, ariko iyo ahereye online biramworohera kubera ko aza moto yose ayizi mu mutwe, azi ngo iyi PS ikora ibi, noneho ikiba gikurikiyeho ni ukureba ngo ya PS ikora gute. Nawe baha urugero nka kariburateri, urugero nka pisto, ushobora kumva ngo pisto ikora gutya ariko none atarayireba ngo rebe ngo iyo pisto ni iyi. Ubwo urumva muri make kubanza kwiga ni ibintu byiza cyane kuruta uko yabanza guhera mu garaje. Yego turi bugarukeho, yenda Esther wanyegera nawe tukaganira mu kiganiro n'undi mu gace k'ikiganiro inzira yawe nk'umwana w'umukobwa wahisemo kujya noneho kwiga gukora moto online, ubu ngubu uri mu igaraje, byaje gute? ni ukuvuga ngo nanjye nagiye kubona mbona umuntu wanjye postinze linki kuri ntuza ye ya stasi, noneho mbona ngo kwiga ukanika moto online. nyane nahise mfata umwanzuro abaye ibi bintu uko nduzi ari byiza ra mpita nayo njya kuri ya linki mba ndayifunguye, mba nagiye gusacinga ngenda ndeba kimwe kuri kimwe. Rero bambwira nyine ngo mfungure nyine email account nyine kugira ngo njye mbasha ku accessinga, noneho bigeraho bisabwa nyine kugira ngo accessinga ayo masomo aba ariho yo kwiga gukanika moto ubanza ukishyura. ubwo byabaye ngombwa ko hariho contact, ndababaza amakuru uko bimeze, barambwira ndangije ndishyura, bahita bampa access ntangira kwiga. Ubuzima bwawe ntabwo uvuga ati ku muntu w'umukobwa nirwa njyagira ise kubera iki? Urumva muri iki gihe uko biba bimeze kose akazi uragakora ukagira n'umwanya wo kwiyitaho. Uvuga ngo uburyo ubwo aribwo bwose nakora nta kibazo rwose. Ubu birakunganira, biragutunze cyane rwose, byabaye inzira yawe ikuganisha ku iterambere cyane rwose. ubu ngubu meze neza, ikibazo cy'amavuta n'ibiki byose ntacyo ufite. Ahubwo Cleophas ko mbona akazi kakwishe kutuganiriza, ubu ngubu ibi uri gukora babyita gute? Ibi ngibi ni ukugira ngo umuntu akureho abone uko ahambura ino kirasi. Ikirasi ikora iki? Niba ikirasi maze aho nta kibazo ikora iki? Ahangaha haba harimo utwuma, haba harimo akuma bita aruburakamu. Aruburakamu inyuranya utwuma turimo tubiri twitwa sipapu. Izo sipapu imwe izanamo esansi, izanamo ari umwuka, ariko imwe izanamo esansi,
indi igasohora umwuka hano muri shampoo. Noneho hakabamo n'utundi tubiri twitwa kiribiteri. Kiribiteri ziba ari ebyiri, sipapu nazo ziba ari ebyiri. Kuvuga ngo sipapu imwe ifite rasoro ebyiri n'indi ifite ebyiri. Noneho kiribiteri ari burakamu yikaraga inyuranya ziriya sipapu. Noneho kiribiteri icyo ikora igenda isubiza y'imwe irekura imwe, irisubiza y'imwe. hasi ibyo bintu byiza online Yego. wamenye ubeshye Ntabwo mbeshye. uko bivuga noneho hano haba harimo n'amaruru, hakabamo n'udupira twa sipapu. kenda abadukurikiye barakomeza bagenda babireba n'uburyo watangiye utwereka uko bikorwa mu gihe uri gufungura, ariko ntubafasha kumenyera ibi bikorwa mbere y'uko bajya mu kazi. rero twategura guciye mu biganza kugeza aho ubu ngubu asigaye akorera amafaranga. Biba ari ibintu bishoboka ko byaguhindurira ubuzima. ni ukuvuga ngo muri make akazi ko gukanika moto ni akazi keza. ikintu cya mbere umuntu aba agomba kugakora kinyamwuga. ikindi cya mbere ni kugira ubunyangamugayo kugira ngo abakiriya babashe kukwizera. iyo wagize ubunyangamugayo aka kazi ukagakunda karagutunga kakaguteza imbere. kwa kubu nkanjye mba narateye imbere, mfite igaraje, mbasha kwakira abanyeshuri nkabakoresha stage. muri make ubuzima hari uko buba bwarahindutse. no mu bifatika bigaragara n'ibyo wagezeho ubuzima buba bumeze neza. ngira ngo urabona nuko mba meze ntabwo fresheri ibi nazo. Esther wowe rero ngo gukora ngo buri gitondo uba wageze mu igaraje kare, cyagiye abakobwa rimwe na rimwe baba bakiryamye guhera bari no kwisiga niko bazongera ngo buriya wowe bidanje uri kumena bidanje. njye nahageze kare cyane. yego uba wahageze. ni ukuvuga ngo rero umaze kumenya gukora ibiki, bimaze kwinjiriza iki? ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere n'ubundi iyo utangiye aya masomo ikintu wiga cyangwa se chapitre ya mbere akenshi nyine barabanza bakakwereka nyine amaboko nyine ku maboko ya moto. hariya rero wigamiye iki? hari igihe rimwe na rimwe tujya twumva ngo moto ngo yacitse feri. rero ubanza gusobanukirwa none iyo feri ninjya kuyikora noneho ndaherayo. urumva rero twebwe mu masomo twiga ni ukuvuga ngo twabaje twiga gutyo iyo moto ikinyabiziga cya gicitse feri ni ikibazo kiba cyabaye. rero iyo ukurikije iyi ntuza ya mbere twabanje kwiga ukwereka ahantu ikibazo kiba kiri. noneho hano aha twari tugeze, iyi ni buje. iyi buje icyo ikora iyo uteye umugeni ihita irasa watsa moto bavuga ihita irasa kuri pisito. kuri pisito niho esansi iba yaje yabaye umwuka, ubwo bihita byakagera. iyo byatse rero umuriro ubwo uhita uca hano, umwotsi uwucamo hano gutya ugahita utunguka muri shampoo inyuma. yego urumva ko byumvikane. ariko Esther tugana no ku musozo, abakobwa bitinyuka bati kugira ngo inzira yabo iharurwe koko. ikintu cya mbere nabwira abakobwa, aya masomo atangwa online kandi akenshi usanga abantu benshi twaragiye twakitiva ukwezi. ugafata rero uwo mwanya wose wo kwirirwa uscrollinga utuntu kuri za snap n'ibindi na heza TikTok, ahubwo wafata abari amasaha 2 yonyine yo ku mugoroba wenda ufite umwanya. ayo masaha 2 ntabwo kubuza gukora n'ibyo usanzwe ukora, ko urayafata ukiga neza umwuga wawe, kuko ni umwuga n'ubundi wagufasha ahantu ariho hose wajya. subangura ukorera aho ngaho honyine gusa, uri n'ahandi ari hose wakideplasa aba ari umwuga wagira, kuko ibi binyabiziga n'ubundi biba bizakora ahantu hose hagiye hatandukanye. rero uyu mwuga abakobwa bitinyuke bawige ni online, aba ari amasaha 2 wiha ugavuga ngo ngiye gukora iki ngiki. rero iyo uyize wiga neza, arangiza bakaguhereza nk'uko umuyobozi yabivuze, baguhereza n'ubundi stage, ukajya gukora stage cyane cyane nk'uko yabivuze w'igaraje. ni ukuvuga ngo ntabwo n'ubundi iyo wageze kuri tere ufitemo ubwo bumenyi,
gukora pratique bitabyoroha kuko ubu bisobanukiwe byose parti ku yindi parti ku yindi ni iki kijyana essence muri moteri ni gute buri kimwe cyose uba warakize rero bikagufasha kuhita ubikora cyane wageze mu igaraje. Ntabwo twava iwawe muri iri garaje utagize icyo uvuga. Ni ukuvuga ngo icyo navuga mbere na mbere ndashishikariza abantu cyangwa urubyiruko cyane cyane urubyiruko gukunda moto, kwikanika, gusobanukirwa moto kuko ni kwihangira umurimo nk'uko ari cyo cyerekezo cy'igihugu kiba kirimo abantu twihangira imirimo, buri muntu amenya icyo abasha gukora atera imbere adasabirije. Ubwo rero urubyiruko naruhamagarira kugana IBTC babigishe, nibamara kubigisha online nibarangiza baze natwe tubakoreshe stage ku buryo muri make ni ibintu byiza cyane. Ngira ngo Cleophas yabivuze hari aho yageze ku bijyanye no kuba yarabashije kwiga gukanika moto. Ikindi nanone twahamagarira abantu bafite moto zabo kuba bagana iyi garaje yacu Tashkiri Moto Care Limited. Dutanga serivisi nziza cyane, twita kuri moto z'abakiriya ku buryo rwose ku kijyanye n'ubunyangamugayo nta kibazo. Kandi ikindi dufite abakanishi b'inzobere bafite driving license ku buryo nubwo waba udafite akanya ushobora kuduhamagara Tashkiri Moto Care Limited tukaza tugafata moto yawe, twarangiza kuyifata tukaza tukayitaho tukayikora, twangiza kuyikora tukayikugarurira aho uri rwose nta kibazo. Ibyo muri make turabishoboye, dukora akazi kinyamwuga. Ntabwo ubundi byumvikana nta nubwo bimenyerewe kubona umwana w'umukobwa mu igaraje. Umukobwa hari ibindi agomba kuba ari gukora nk'uko twakuze tubimenyereye, ariko byarahindutse. Niki cyagushishikarije? Murakoze. Ubundi ni ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ni uko nasanze amasaha ari yo yose widisiponibirije ushobora kuba wayiga ari amasaha 2. Icya kabiri ni uko nasanze mu buryo bwo kwihangira imirimo byakoroha, kuko n'uvuga ngo mu yindi myuga yose twajya twigusanga nyine bigusaba amafaranga menshi kugira ngo wihangire umurimo, ariko kuba wagura toolbox irimo udukoresho n'ubundi buze gukenera ari amafaranga make, icyo nacyo cyaramotive gituma mvuga ati ndajya kwiga. Ni ukuvuga ngo ikindi rwose ni uko biri online pe, ibyo bintu byatumye mvuga ati kubera iki njyewe nta kwiga ibi, narangiza noneho nanjye nkazihangira umurimo kuko ni amafaranga makeya y'ibi bikoresho dukoresha. Urebye ni ibyo bintu byashishikaje cyane natuma mvuga ati ndabyiga. Inzira yanjye, inzira ya Esther nk'umukobwa, birashoboka ko wakwiteza imbere, birashoboka ko iyo nzira wayiharura unaciye mu kwiga gukanisha online, ukanisha moto. Yego, ntabwo rero twasoza aka gace n'ubundi naho tutavugishije umuyobozi wa IBTC wanashyizemo aka gace kugira ngo abanyeshuri bige online aho baherereye hirya no hino mu gihugu, ndetse ushobora no kuba uri hanze y'igihugu nabyo wabyiga kubera ko ni online. Ubutumwa, message, umwanya n'uwawe. Murakoze. Ndashimira abantu bose badukurikiye kuko ni byiza, kandi ndashima Imana ko yampaye iyo inspiration kuko ni umwuka mwiza wanjeho, kuko urumva ntabwo biri mu Rwanda. Mu Rwanda nta shuri mu by'ukuri rihari yigisha online kandi yigisha mu gihe gito ry'ukwezi kumwe. Ngo rero ibintu byose nta muntu barize binganiriza. Ni ukuntu mbitekereza muri cya cyo navuze ko mu rwego rwo kugira ngo utekereze umukiriya ikintu cyose azakena mpaka ku musozo. None akarusho ntibisaba umuntu wize, ntibisaba umuntu ufite ubumenyi budasanzwe, ntibisaba kuva iwawe, ntibikwicira imirimo yawe, kandi ntibigusaba igihe kinini. Bivuze ngo ni ibintu byiza kandi bitwara igihe gito. Ntabwo nshobora gutekereza ko mu Rwanda ariyo education yigisha igihe gito gishoboka kandi ihura n'amafaranga. Iki nabwira abantu ni uko bashobora no guprofita umwuka wo kuba mu Rwanda ari amamoto menshi kuruta ibindi binyabiziga presque hafi ya byose, no kuba ubu leta irimo gutegura igikorwa cya controle technique ya za moto. Bivuze ko n'ubundi hari uburyo bwiza bwinshi bwo kuba bagiye gusunikirwa abakiriya, kuko abantu benshi bagendaga kuri moto zifite umugozi utagaragaza kilometrage, zifite ibintu byinshi bitari regularize. Ubu rero ni igihe cyiza cyo kugira ngo bige moto vuba kandi ntibirirwe bavunika bavuga ngo turaza aho muhagaze. Controle technique ya moto zirimo zirubakwa mu gihugu hose, hasanga ari ama controle technique y'imodoka. Bivuze ko abantu bagenda kuri moto barabizi ko bacagaho
yantuza ntibafate kubera ko umugozi ukorana kilometeraje utabagukora utwo tuntu twose rero bagiye kujya batugenzura ariko si two twonyine uburyo moto ihinda uburyo feri zifata amabanda feri yashize ibintu byose tuzi twabonye batubwira rero abantu benshi hari isoko rinini rya moto muri buri quartier hose harimo moto rero nibaze nibigira aho ngaho ntabwo ari nibaze ahubwo nibigira aho bari kandi amakoperative y'abanyonzi amakoperative y'abamotari amakoperative y'ababyeyi bafite imiceri basaruye bahirira abana babo no muri no vacances tugiye kujyamo abantu ntizabapfira ubusa amezi 3 cyangwa 2 n'igice ni menshi hari abashobora guhita baprofita bakiga nibace kuri platform yacu ya ibtc@elearning.com bareba ibyo bashaka cyane bya moto kuko ibyo byoroshye kwezi kumwe amezi 2 kwezi kumwe ko kwiga kumwe kwa stage no gutangira gukora bige nta myaka bisaba nta exception nta mashuri yego nibwo butumwa twatanga ku bari baturimo kutureba mwakoze kandi kuduha umwanya yego mwakoze namwe reka rero dusoreze ahangaha urumva n'urugendo tutarangiza nonaha kubera ko abatanga buhamya cyangwa babyize birivugira ni benshi mu gihugu bamaze kubyiga mu bo twabashe gusanga mu igaraje n'abangaba ariko n'abadukurikiye hirya no hino ndizera ko mwamaze kubona ko bishoboka wowe munyeshuri wowe uri mu rugo wowe ushobora kuvuga ngo ntabwo ubuzima bushoboka inzira yawe inzira yanjye birakunda mwakoze ariko akaga kabaho rwose ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nk'aho birimo kuba hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora si uko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagira hangaha hose. Ubu abari sohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa, n'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemeza mirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo elearning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo elearning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Ese we babasore bawe babona akazi
bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ngaya murumuna we ati njye nyihera make njye muri IBTC kwiga film making ubwo uzi byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu n'uwo mukire niwe utunze imiryango ngo uzashobora hanze IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406 wanahamagara 0788543002 bitize ukajya ku rubuga wa eshatu akadomo IBTC Film School akadomo com.